Duhereye ku bumenyi bw'isi butari bwinshi cyane, Ukraine mu burengerazuba ihana imbibi na Pologne, Moldavia, Slovakia, Hongria na Romania. Ku mupaka wa ruguru hari Bielorusi. Mu burasirazuba niho haba umuturanyi utari mwiza kuri Ukraine, Uburusiya. Hakaba inyanja nto ya Azov n'inyanja yirabura, zombi ni mu majyepfo ya Ukraine, naho Moldavia na Romania mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Ibihugu byose bibarizwa mu burengerazuba bwa Ukraine uko twabigarutseho, Pologne, Slovakia, Hongria na Romania, byose n'ubundi bibarizwa mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, kereka Moldavia yonyine. Mu burasirazuba ni umupaka w'ibirometero ibihumbi 200 utandukanya Ukraine n'Uburusiya. Ukraine ikaba ituwe n'abasaga miliyoni 44. Umurwa mukuru Kiev uri ku ruzi Dnieper runanyura mu bice hafi ya byose by'iki gihugu, ni nka Nyabarongo ku Rwanda. Ku bijyanye n'indimi zivugwa na benshi aha muri Ukraine, icyo gihe igihugu cyagabanywamo ibice bibiri, uburengerazuba n'igice cyo hagati, aho ngaho bakavuga cyane ikinya Ukraine, naho amajyepfo n'uburasirazuba aho bavuga ikirusiya ku bwinshi. Ni naho habarizwa ibice bigarukwaho cyane muri iki gihugu nk'intara ya Crimea yatwawe n'Abarusiya mu 2014. Aho ngaho ni naho ubwaho habarizwa 90% by'abanya Ukraine bose bavuga ikirusiya, kimwe n'ibice bya Lugansk ndetse na Donetsk biheruka gutangaza ubwigenge bwabyo mu bufatanye n'akagambane by'Uburusiya. Tugiye noneho gato mu by'amateka y'iki gihugu cya Ukraine, ntabwo tujya kure cyane, twahera wenda nko mu kinyejana cya 8 nibwo hashinzwe igihugu gihabwa izina rya Rus cyangwa leta ya Kiev. Nuko hitwaga muri ibyo bihe igihugu cyari gishinzwe n'abarwanyi b'Abaviking n'Abavareg, bahagera mu bihe by'intambara zabo n'ingendo ndende cyane abaturuka mu bihugu by'amajyaruguru ya kure ku mpera z'Uburayi. Bahageze ari abakomoka kuri gakondo yabo mu bice bya Scandinavia, hagati ya Denmark, Norvège na Suède mu bice nyine by'amajyaruguru y'Uburayi. Vladimir wa mbere, igikomangoma cya Novgorod, niwe wari umwami wabo ba Rus cyangwa abanya-Kiev nk'uko bitwaga muri ibyo bihe. Yahategetse kuva muri 980 kugera mu 1015. Uretse aho ngaho muri Ukraine, ubwo ni n'igice cyari kigali cyane, yategekaga kongeraho n'Uburusiya. Yabaye umukristo, anatangiza icyiswe Uburusiya bwitwaga ubwami butagatifu cyangwa se bwa gikristo bw'Uburusiya, ari naho nyine Ukraine nayo ibarizwa. Mu kinyejana cya 9 niho ubwami bwe bwari muri ibyo bice byose bwari bugeze ku gasongero k'ubuhangange bwabwo, ari bwo buhambaye haba mu by'igisirikare n'ubucuruzi mu Burayi bwose. N'ubwami izina bwarambye buzwiho ryari Rus ya Kiev cyangwa leta ya Kiev, niryo ryabaye izingiro ry'ubwo bwami bugari bwose. Na nyuma y'imyaka ibinyejana byinshi yashize rero, Abarusiya mu Burusiya bakomeje n'ubundi kuhafata nk'inkomoko ubwayo y'ishingwa ry'ubwami bugari. Uburusiya bwabarijwemo igihe kinini, bakumva ubundi aho ngaho ari nko ku murwa mukuru wabo bose, niho bumva habarizwa isoko na gakondo y'Abarusiya. Imyaka nayo yakomeje gushira, nyamara bigeze nk'ubwo mu 1667 ubutaka uyu munsi igihugu cya Ukraine kibarizwaho bugenzurwa n'abandi benshi batandukanye bagiye babusimburanwaho mu kubutegeka. Igice kibarirwa mu burengerazuba bw'inkombe y'uruzi Dnieper cyabarijwe kuri Pologne na Lithuania, naho hakurya ku yindi nkombe hagenzurwa n'Uburusiya, naho amajyepfo yose icyo gihe hakagenzurwa n'Abatatar b'inkomoko muri Turukiya. Mu mpera z'ikinyejana cya 8 nibwo noneho igice kinini cya Ukraine cyatangiye kugenzurwa n'Abarusiya. Mu 1783 Abarusiya nabwo bigaruriye intara ya Crimea, ndetse umwamikazi w'Abarusiya Catherine icyo gihe yigarurira na bya bice bindi byo mu burengerazuba bw'uruzi Dnieper. Imbere mu bwami bw'Uburusiya kuhavuga ijambo cyangwa izina Ukraine byari ikizira, bahitaga Petite Russie, Uburusiya buto, cyangwa se ubundi Uburusiya bwo hakurya. Ukraine yari ikigega cy'ingano z'ubwami bw'Abarusiya, harimo hambere y'ingano n'ubu zera ku bwinshi kandi nziza kurusha ahandi hafi ya hose hasigaye mu isi.
Si ibyo gusa, Ukraine ni igice ubwami bw'Abarusiya bari barafashe nk'aho gushinga inganda zabo, kuko hanabarizwa ku bwinshi ibitare bifatwa nk'amakara ya wiye mu bice bya Donbass. Ni ubwoko bumwe na za nyiramugengeri, aya akaba yari ingenzi cyane muri ibyo bihe mu ngufu imirimo y'inganda hafi ya yose yashoboraga kuba yegamiyeho. Mu 1917 Ukraine noneho nayo yarashyize ihenduka igihugu cyigenga, byose bigerwaho mu mpinduramatwara zo mu kwa kabiri muri uwo mwaka. Ubwami bw'Abarusiya nabwo bwari bumaze guhanguka. Mu kwa 11 k'uwo mwaka niho abanya-Ukraine noneho nabo bafatiranye ababolshevik b'Abarusiya barimo bacika intege, barabubikira babicamo, baba bageze ku bwigenge bwabo. Nyamara nabwo ibintu ntabwo byahise biborohera byose, kuko mu burasirazuba ako kanya hahise havuka iyiswe Repubulika y'Abasovieti ya Ukraine, ari igice kibogamiye cyane ku Burusiya. Kharkov abariho hashingwa umurwa mukuru wabo. Ibibazo byahise bivukana ako kanya n'ubwigenge bwa Ukraine ubwabwo. N'ubwigenge iki gihugu cya Ukraine kitarambanye nyabyo, kuko n'ubundi ingabo z'igisirikare gitukura nk'uko Abarusiya bakomeje kwita ingabo zabo, n'ubundi zahise zambuka imipaka zibikora ubugira kenshi zikagenzura buri gihe ubutaka bwa Ukraine. Mu 1922 Repubulika y'Abasovieti b'Abasosiyalisti ya Ukraine nayo yahise ishyirwa muri URSS, cyangwa se ubumwe bwa Repubulika z'Abasovieti b'Abasosiyalisti, kiba igice kigari cyane noneho cyagenzurwaga n'Abarusiya, gihurizwamo ibihugu 15 byose. Mu 1920 politiki yo gufatira ubutaka bwose bukaba bwa leta, ntihagire umuturage n'umwe usigarana ubutaka nk'umutungo bwite, iyo yaje guteza imvururu nyinshi cyane, benshi muri abo baturage batera hejuru. Ibyo bituma abanya-Ukraine benshi nanone bigumura bikomeye. Ariko bigeze mu myaka y'1930 ntabwo Joseph Stalin yabakundiye ngo babigereho basubirana ubutaka bwabo. Yumvaga ubwo ngubwo ari nk'ubukomunisti bwose bwari kuba buri gusenyuka imbere y'amaso ye. Ntabwo byashobokaga akiriho, ahubwo yarahindukiye abahana mu buryo bwihariye, ahitamo kubakenesha no kubicisha inzara. Ibyo Stalin yabihinduye intwaro ubwayo na politiki yo kubumvisha byitwa Holodomor, cyangwa kubarimbuza inzara. Ni politiki yahitanye abatari munsi ya miliyoni 6 nibura mu banya-Ukraine. Mu ntambara ya kabiri y'isi, ubuso bw'ubutaka bwa Ukraine mu buryo bwaje gutungurana, ahubwo bwaragutse cyane. Ibice bimwe bivanwa ku bindi bihugu bikikije iki gihugu cya Ukraine bicyomekwaho, ariko ibi ntambara yarangiye nayo ihitanye abanya-Ukraine basaga miliyoni 8. Mu 1954 Nikita Khrushchev mu bwumvikane bwihariye nibwo yongeye gusubiza Ukraine y'intara ya Crimea. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi nabwo Ukraine ni igice cyari gifitiye inyungu nyinshi cyane Uburusiya kurusha ibindi bihugu byinshi cyane byari bihuriye mu bumwe bw'Abasovieti. Niho kimwe cya kane cy'umusaruro wose ukomoka ku buhinzi waturukaga, hakabarizwa ubutare bwinshi na charbon byibanze mu byuma, amatoni n'amatoni menshi cyane byari bikenewe ku bwinshi mu bwubatsi no gucura intwaro. Mu 1991 ubumwe bw'Abasovieti bwarasenyutse, Ukraine yongera kwigenga, ariko n'ubundi Abarusiya bayihozaho ijisho n'akaboko kugeza n'aka kanya. Noneho ubu ngubu bagambiriye kurwanya ubutegetsi buhabarizwa, nabwo bugambiriye kwitandukanya n'Uburusiya. Ni igikorwa mwabyumvise rero kigoye cyane mu bihe byose kuba Ukraine yakwigenga nyabyo igatandukana n'ubugenzuzi bw'Uburusiya. Byose bifite umuzi mu mateka nk'ayo ngayo tugarutseho.